Mwaramutseho mwese, nishimiye kubana namwe, tugiye uyu munsi gusangira ubumenyi kuri iyi nsanganyamatsiko ibitekerezo bibi. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera mu kigo bita Mental Health Dignity Foundation, iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Nk'uko nabibabwiraga rero, insanganyamatsiko turi buganireho uyu munsi twunguranaho ubumenyi ni ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Nubwo ariko ari ikimenyetso kigaragaza uburwayi bwo mu mutwe, turazi neza yuko ibi bitekerezo bibi ntabwo byizana, nta nubwo ubwo burwayi bwo mu mutwe bwizana, buba bufite icyabuteye. Yego, uburwayi bwo mu mutwe buturuka ku bihe bikomeye twagiye tunyuramo. Yego, kandi ubwo burwayi bwo mu mutwe bukagaragazwa n'ibintu bine by'ingenzi: ibitekerezo bibi, amarangamutima mabi, ibyiyumviro bibi mu mubiri, n'imyitwarire mibi. Nk'uko rero mu yandi mavideo yagiye abanza twagiye tubiganiraho, tuvuge nk'imyitwarire mibi twayivuzeho, amarangamutima mabi twayavuzeho. Uyu munsi twawuhariye kugira ngo twungurane ubumenyi, twungurane ibitekerezo kuri iyi nsanganyamatsiko y'ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi nk'uko nabivugaga ntabwo byizana, bituruka ku bihe tuba twarabayemo bitari byiza, cyangwa se ibihe turimo bitari byiza. Ibyo bihe bitari byiza rero, mu gihe tubirimo cyangwa se mu gihe twabibayemo, bigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko bwacu, kuko ubwonko bwacu turabugereranya n'uruganda, urwo ruganda rukora ibitekerezo. Iyo wabaye mu bihe bibi, birumvikana ubwo bwonko bwawe bubihinduramo, burabihingura, nk'uko twagiye tuganira ku mikorere y'ubwonko. Ibihe bibi wanyuzemo, ubwonko burabyakira hanyuma bukabihinduramo ibyo bitekerezo bibi. Ibyo bitekerezo bibi bifite ibyiciro bitandukanye se, cyangwa se dushobora kubona ingero zitandukanye. Ariko noneho reka tubanze tunibukiranye, nubwo nabyo twagize igihe cyo kubikorera video bigaragaza ibihe bibi bishobora gutuma turwara mu mutwe, ari nabyo binaba intandaro yo kugira ngo dutekereze nabi. Ahangaha twakwibukiranya kugira ngo umuntu agire ibitekerezo bibi, kugira ngo umuntu atekereze nabi, ntabwo ari ikosa rye, ahubwo ikosa riri ku cyo aba yahuye nacyo cyatumye nyine ubwonko bwabyakiriye bukora nabi, hanyuma umuntu agatekereza nabi. Urugero, nk'ubu ushobora kubona accident, cyangwa se ushobora gupfusha umuntu yararwaye, cyangwa se ushobora guhura n'ibiza, cyangwa se ushobora kugirana amakimbirane n'uwo mwashakanye, ushobora kugirana amakimbirane n'abana mubana, ushobora kugirana amakimbirane n'abaturanyi, ushobora kugirana amakimbirane n'umukoresha wawe, n'ibindi bihe bibi ushobora kubamo. Ni ukuvuga ngo ibihe bibi turimo cyangwa se twabayemo nibyo bituma ubwonko bwacu buvura ibitekerezo bibi. Ni nayo mpamvu n'uwo twakumvana iyo mitekerereze mibi, dushishikarizwa kutamucira urubanza, kutamuha akato, ahubwo tukamushakira ubufasha ku bahanga babiteguriwe kuvura ibitekerezo bibi, noneho bityo bakava mu mitekerereze mibi bakajya mu mitekerereze myiza. Abo ni bande? Abo ni clinical psychologist, umunyamwuga wita ku buzima bwo mu mutwe akoresheje ibiganiro bigamije kuvura ubwo burwayi bwo mu mutwe bwagaragariye mu bitekerezo bibi umukiriya yagaragaje. Ushobora rero kwibaza uti ese imitekerereze mibi harya umuntu yayitandukanya ate n'ibitekerezo cyangwa se n'imitekerereze myiza? Se birashoboka ko twabona ingero kugira ngo byibura abantu bibafashe kugenda bisuzuma niba batekereza neza cyangwa niba batekereza nabi? Yego, ngiye kugerageza kubasangiza bimwe mu bitekerezo bibi, bityo bibafashe
kugenda mwisuzuma, hanyuma kandi munarebere hamwe cyangwa se wongere unasubize amaso inyuma, utekereze ku ntandaro, ku cyateye iyo mitekerereze mibi ufite ubu ngubu. Abahanga rero babikozeho ubushakashatsi, yewe nanjye mu kazi nkora ka buri munsi, aho nakira abafite ibibazo byo mu mutwe, ingero z'imitekerereze mibi ndazibona ko barabinsangiza. Kugira ngo umuntu uzamenye ko atekereza nabi, ubibwirwa n'ibyo avuga. Imitekerereze yacu mibi igaragarira mu byo tuvuga, igaragarira mu buryo tuganira n'abandi. Hariho noneho n'ibinarenga bikanagera no mu myitwarire tugaragaza, kuko uko witwaye nabyo abahanga umuntu ahita abibona ibyo wabanje gutekereza. Yego. Zimwe rero mu ngero z'ibitekerezo bibi abahanga bagaragaje ni izi zikurikira, zikaba zigaragazwa n'abakiriya binyuze muri approche bita MDR therapy. Abahanga bakoresha MDR therapy nibo bagaragaje izi ngero ngiye kubasangiza, zigaragaza imitekerereze mibi y'umukiriya. Kubera ko turabihuza n'urugendo rwo kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe, ariko bitabujije ko nawe ushobora gutangira kwisuzuma kugira ngo uzanabone n'aho uhera ushaka ubufasha hakiri kare. Izo ngero z'imitekerereze mibi abahanga bagaragaje ni izi zikurikira. Umukiriya arakubwira ati sinkwiye gukundwa, ndi umuntu mubi, nteye ubwoba, ntacyo ndi cyo, nteye isoni, sindi uwo gukundwa, sindi mwiza bihagije, nkwiriye ibibi gusa, narangiritse by'iteka, ndi mubi, umubiri wanjye uranzwe, ndi igicucu nta bwenge mfite buhagije, ntacyo mvuze, sindi umuntu w'ingenzi, ndi iteshamutwe, nkwiye gupfa, nkwiriye kubaho nabi, ntandukanye n'abandi, ntaho mbarizwa, nakagombye kuba hari icyo nakoze, nagize nabi, nakabimenye birenzeho, sindi uwo kwizerwa, sinizera nanjye ubwanjye, sinizera urubanza rwanjye, nta muntu nizera n'umwe, sinshobora kwirinda ubwanjye, ndi mu byago, simeze neza ngo numve amarangamutima yanjye, sinshobora kwihagurukira jyewe ubwanjye, sinagihara, sinigenzura, nta ntege mfite, ndi umunyantege nke, sinshobora kubona icyo nshaka, ndatsinzwe, sinshobora gutsinda, ngomba gutungana, sinabyegura, ndi udakwiye, sinshobora kwizera umuntu n'umwe. Abandi bashobora no kuvuga sinkwiye, byese nkwiye kubaho nk'abandi, sinkwiye kwiga nk'abandi, kwiga byagenewe bariya, sinkwiye rega kubaho, abagenewe kubaho naba. Izo ni zimwe mu ngero. Hari n'indi mitekerereze mibi, ntabwo navuga ngo ibintu byose cyangwa se ibitekerezo byose bibi abahanga byose barabigaragaje, ariko ibitekerezo bibi dusangiye bishobora kukumurikira, bityo ukajya ugenzura imitekerereze yawe niba ari myiza cyangwa ari mibi, bityo ugashakisha abagufasha. Kuko kugira ngo ugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ni byiza ko utekereza neza, utekereza byiza, kuko ibitekerezo byiza nibyo bitwereka ko imikorere yawe y'ubwonko igenda neza, ko ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Kugira ngo rero ubwo buzima bwiza bwo mu mutwe ubugire, usabwa kubiharanira umunsi ku munsi, uko utibagirwa kurya ngo ugaburire umubiri, ntibibagirwa no kugaburira ubwonko bwawe ibyiza
utekereza neza kugira ngo umererwe neza mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Uko utibagirwa gucishamo borose mu kanwa kawe ngo amenyo yawe ase neza, ni nako utibagirwa kwita ku mikorere y'ubwonko bwawe ukayigaburira ibyiza bituma utekereza neza, ari byo bitwereka ko umerewe neza mu buzima bwawe bwo mu mutwe. Tekereza neza, ihatire gutekereza ibyiza, ugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Igihe utamerewe neza, gana clinical psychologist aho akorera hose mu Rwanda, haba mu bigo byigenga cyangwa se ibya leta, agufashe mu rugendo rw'ibiganiro bigamije kuvura, psychotherapy, uhindure imitekerereze yawe mibi, ugane imitekerereze myiza, aguherekeje, mufatanije, ariko bisaba kubigiramo uruhare. Murakoze.